ko ndumva munamwishoboje iyo mbishaka nkiviraho. Witonze abantu ni habi byahatari. Shira hano. Nibyo byifuzo byanjye nanjye nyine kongera kugenda neza mpagaze nk'abandi. Nitwa Rukundo Jean d'Amour, ndashaka kumenya wandoze. Azi nimugirire impuhwe nabizanye nayo kakenda karakawe nakawe humura sibyo do icyaki dore. Ya reka mbasuhuze cyane abakunzi ba Favugaz TV aho muri hirya no hino mu gihugu. Nitwa Junior, mu by'ukuri sinjya muri migozi mpambira. Reka mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza, mbabwira ngo kuba kumushwe ntago ari muheza gaca buratuho kubera uhoraho Imana yacu. Ndabasuhuje cyane mpereye ku banyarwanda abantu mu hano mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo. Mpera ku barundi mbabwira ngo mu kirundi cyanyu ni sawa, ningera kwa Tanzania mu Giswahili mbasuze kwa kundi kwanyu babwira ngo bimeze bite mu Giswahili cyiza cyane. Uyu munsi ni ibintu bidasanzwe. Uyu yitwa D'Amour cyangwa se Rikijo nandi mazina menshi ni Rasta, mwaramumenye mu bigiye bitandukanye mu interview nyinshi yagiye akora ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse natwe hano kuri Favugaz TV si ubwa mbere mubonye D'Amour tumufite hano kuri kamera zacu. D'Amour ararwaye uburwayi amaranye igihe kinini. D'Amour yadusobanuriye twese ko yarozwe ndetse n'abantu bo muri famille niba nibuka neza. D'Amour harya byagenze bite mbere uko njya kure? Nani nurumva je nafashwe ndi umwana muto afite imyaka 5. Ariko akaba ari umugizi wa nabi wari wabikoze. Bo uko iminsi yagendaga ishira ngenda imitego biza kugivaho biranga, guhagarara bikanga, nkumva imitsi yo mu matako ntabwo igishaka ko mbuje, gukambakamba nkumva nibyo binyorohera. Sasa uko iminsi ikomeza kwicumacuma na kwa gukambakamba biranga, ubu circulation zanjye ni igare tu. Ubundi haciyemo ngira ngo nimba ari umwaka cyangwa se amezi 6 nge nawe dukora ikiganiro hano kuri Favugaz TV, ushobora kuba harimo nk'amezi 6 cyangwa 8 gutyo. Ubundi uko iminsi igenda yicuma hagenda hahinduka iki? Birushaho kugenda byiyongera kuko nta mpinduka nazo, impinduka ziboneka iyo wivuje. Amplisi nk'ibi rero aba ari amarozi, uko utivuza uko iminsi igenda ishira bigenda birushaho kumunga. Sasa abantu badukurikiye bo bafitiye surprise kubera ko D'Amour ngira ngo hashize nk'ibyumweru nka 3 nimba atari 2 niba nibuka neza tuvuganye kuri telefone mubwira nti kugusura imeze bite, mwisura ahantu yibera muri ghetto iwe. D'Amour afite ghetto yiberamo, ahita ambwira ko ari gahunda yo kuvuzwa. Uyu muntu mubona umuri inyuma mu mugongo we mu by'ukuri si umuntu ushinzwe kumutwara bya buri munsi, kuko ushinzwe kumutwara bya buri munsi we arahari, ahubwo uyu amakuru ufite ngo ni sister we. Gahunda ihari uyu munsi D'Amour ngo no kujya kureba uburwayi bwe. Reka tubanze kwanza tuvugisha uyu muntu. Urahera ku mazina witwa? Nitwa Mutoni. Rero uyu murwayi ureba D'Amour ni musaza wanjye. Rero ubu ngubu turi kujya kumuvuza, umuvuzi twavuganye kuko kurwara kwe birampangayikishije, mba mbabaye cyane, murana agahinda katajya gashira. Wowe ufite nk'imyaka ingahe? Mfite nk'imyaka 25. Abakobwa cyangwa abagore mujya mutinya kuvuga imyaka. D'Amour nawe umukuru ninde ubundi? Umukuru ni D'Amour. Ni D'Amour niwe mukuru. D'Amour umusaza rwose ibyemera. Gusaza se niyo turya kandi burya nta n'uwifuza guhora ari uruhinja. Tuba dushyiramo ama brag fresh kugira ngo n'ubundi kabone n'ubwibazo byabihari, ubundi Imana ibigomba kubikurikirana. Sasa kumuvuza mugiye kumuvuza he? Ngiye kumuvuza kuko umuvuzi umuntu wamundangiye aba hanze, nanjye nago mazi ndi kugendera kuri telefone ya maye nimero z'umuvuzi. Uyu nguyu D'Amour umbwira ko gahunda yo kwivuza ihari, ntiwigeze umbwira ibya sister wawe kari uzakujyana ubundi kubera iki? Nari nzi kuzishorera ukijyana kwivuza. Oya, umutwe umwe wigira inama yo gusara, kandi ikindi burya sister wanjye turakundana. Nubwo murusha imyaka myinshi ho, urashaje byongereye. Yagusaza ni ngombwa. Bo ariko yakomeje gukora hirya no hino, akemera agakorera makeya,
akabura amavuta yo kwisiga, akisiga igikotori nk'abana kandi urabona ni inkumi yo gusabwa. isa neza. So ubwo rero avuga ati mwene mama ngiye gupima amahirwe nkabona hari icyo Imana ikoze. nakuvuza yebwo ya gahunda yo kurongora leta ijya mu bikorwa. Ubwo nyine abaterankunga nkamwe nimwe nkeneye kuko n'umushere buriya bahari. ufite shere. Okay, ibintu bya shere reka tukiyoreye ubundi dukomeze sister. Tugende tujye kwa muganga turebe ko ubundi Damuru ubumuga afite tuvugishije ukuri njya mureba bukantera ubwoba. Aho bakurangiye wenda ujya kumuvuza ufite ikizere kingana iki ibintu bishobora gucama ko aba yahaguruka. ndagifite kuko nawe yanyohereje amavideo bamuvura mbona yarakize ubu ngubu ni mutaraga njye ikizere ndagifite. Uragifite. Ubwo niwe ugiye gusunika Damuru tugakomeza abantu mu Quick 5 Guys TV kugira ngo runo rugendo turukore na Damuru ndetse na mushiki we turebe ibijya mbere. Turebe nimba Damuru ibintu byakunda koko. Damuru ufite ikize? Burya no abarokore nibo bakunda kuvuga ati kwizera bitera kurema. Ubu rwose uri gutekereza ko biri buze kuvamo? Yewana ahubwo nibicamo neza Imana yandebye icyoro kikamukoramo akabona ibintu ni normali. ndakeka ahantu haba ari aha ngaha bandangiye. N'ubundi umugani amafoto batweretse abona ari aha hano ni mu cyaro rero. Gahunda ihari ubwo turi kwa muganga niho tugeze urugo rw'imiyenzi ubundi banze mbaze niba ari abaho muri aho. Reka twiganirira agenda bikurikirane abantu sitamukuri gusubira inyuma. Abantu b'abanyakigali kenshi cyangwa se abantu baba mu mujyi itandukanye biragoye gupfa kubona ahantu hari imiyenzi. Hano twibere ni mu cyaro tuba twatembere imisozi. Uwo mugabo mubwire muri aho yemwe wadufashije se kugira niba ari hano tukabona ukuntu twambutsa mu muganga arahari. Ni mwebwe na hano ni mu cyaro hameze nk'iwacu. Amakuru se muraho neza? Umeze neza? Ni amahoro. Ihangane tuba dufite amakamera turayagendana ariko tuje kuvuza umurwayi kandi Damuru ni umuntu abantu bazi, ni umustar, ni umuntu abantu bose bifuza ko amera neza. Muganga ni wowe? Oya, muganga ari hariya mu ivuriro. Okay, noneho uriya niwe usunikaga uyu nguyu kandi ndabona kuzamuka hano bitoroshye. Wadufasha kugira ngo Damuru tuhamugeze? Nta kibazo. Damuru tugiye kuguterura nk'umwana mutoya. Natwe nushaka uzana nyigufashe. Turamutse duterura n'igare fasha bikora gutya. Ni byiza guterura n'igare. Bari kukarekeraho kuri natwe twari. Cyo nushaka kugashyira hano gutya. Oya katanyanduza. Katakwanduza ukundi cyangwa wa musore we. Erega nta mugore ngira umesera. Ubwo nuko umushaka agomba kubanza kavura. Ko ndumva munamwishoboje iyo mbishaka nkiviraho. Witonze abantu ni habi byahatari. Kodamu y'abantu bakurisha umunyenga gutya tuvugishije. Ese urareba ukabona ngemba nishimye kubona umuntu w'umusaza nkanjye bamuterura nk'umwana. Ikibazo rata ubwo twashyira hasi hano ariko hari naho kuhurira nako bigoye. None se ubwo ahantu bamuvurira ni he? Ni hanze ahandi? Mbanze muganga ko ahubwo muganga twakanabonanye tukatuvugisha nimba bishoboka. Aza mikoro yanjye wowe. ari hano hanze. Okay. Aravuze ngo ni kadiri bo nta kibazo twinjire ngo mwinjire. Fata gutyo ubwo turacyaterura. Aho nta kibazo. Muraho yemwe kizigari. Okay, izo mikoro yanjye. yego Ngira ngo gusuhuza umuntu ari muri metero zingahe biba bihagije. mwebwe twavuganaga kuri telefone mu kanya babwira ko mfite ko hari umurwayi mfite musaza wanjye nje kumubuza ndebe ko hari icyo mwamfasha. Okay, muga umurwayi wawe amaze igihe kingana gite? yafashwe afite imyaka 5. Afite imyaka 5. Okay.
ngenda banza gusaba uburenganzira bwo gufata amashusho ya hano kuko Damuru ni umuntu tumurangiye uburwayi bwe ndabuzi, ni umuntu tubana yatuje kumuvuza ariko dufite kamera hari ikibazo kuba mwakora ibyo bintu. nta kibazo uyu bamwita yitwa Rukundo Jean d'Amour. hano rero ni ukuvuga ngo turasuzuma, ntabwo wajya kuvura indwara utabanjije gusuzuma, sibyo? Ukamenya iyo ndwara iyo ariyo n'ikibitera naho yaturutse. Kuki mwatinze kumuvuza? nta bushobozi nari mfite, niyo mpamvu natinze. Niko kuki mwatinze kumuvuza? nari narabona ubushobozi, nari ndi kugenda ndura udufaranga. Okay, ni ukuvuga ngo hano turabanza tugasuzuma tukareba iyo ndwara aho ituruka n'icyayiteye, sibyo byiza? Okay, mushobora kumuterura tukamukarabya kugira ngo dusuzume, ndagira ngo dufate ibizamini, sibyo? Genda imbere. Okay. Dufate ibizamini, sibyo? Ndagira ngo mumuterure Damuraho. Humura, sibyo? Humura, wageze kwa muganga, vanamo kano gatambaro kavanemo. Ngako ni agatambaro ke ka kirasita ngo agendana. Se baramuvura kambaye nakavanemo. Kavanemo, none se muje kuntegeka hano? Kandi muhite mufunga amatelefone yanyu. Ntabwo nshaka amatelefone amvangira. Mufunga amatelefone yanyu. Tutazifunze se bya. Oya, tugiye kuvura, ngiye kuvura ibyo mvura ndabizi. Uje kuntegeka hano? Kandi mumuvanemo hano, ndashaka mufate ibizamini. Ndashaka ico mubanze mumuterure. Ndashaka icyo ndamungiye kuguterura. Guteruranye. Damura afite n'ibiro rero. Gare igeze inyuma. Murasha, sibyo? Abisi n'abagome, sibyo? Wihangane, ngiye kugufata ibizamini, sibyo? Yego. Nga wenda umuntu yabanza kuvugisha mbere yuko mutangira gufasha umuvandimwe, ndavuga agiye nk'umunyamakuru. Wenda sinivuze, nitwa Junior, ndi umunyamakuru nkorera igitangazamakuru cyitwa Five Guys TV online. Damuru we turaziranye hashize igihe kinini, impamvu nazanye nawe nuko yari yambwiye ati hari gahunda yo kujya kwivuza. Rero uburwayi bwa Damuru ugiye nkurikije uburyo mbuzimo, yavuze nyine ko yarozwe. Ubaka kanya umuntu ahita yibaza ni igiki wenda mugiye kumukorera, ni cyaha nk'umuntu cyizere wenda udukurikiye bimeze bite? Reka mbaze fata ibizamini. Nicyo kibanza. Nicyo kibanza. Okay. Muratuvugisha mu make. Sawa, nta kibazo. Ndashaka ico rekuvuyeho, sibyo? Nasubiramo ntago mikoro yari hafi. Urashaka? Ndashaka ico rimuvuyeho, ndashaka kumufata ibizamini. Cira hano, ciramo hano, cira hano kuri kano katsi. Utimvumye abagome n'abagambanyi. Mvumye abagome n'abagambanyi. Kabavumira urasirazuba. Bavumye iburasirazuba. Iburengerazuba. Amajyepfo. Amajyaruguru. Havumura ubuzima bwanjye. Habaho nkakira. Nabaho ngakira. Urakoze cyane.
noneho fata kano katsi kavuguti tongera uburwayi bwawe icyo ushaka. yewe Rukundo Jean d'Amour, yego ndifuza kuba nakira yego nkagenda Yego. nk'uko nahoze yego ubumuga bugashira. yego. Nibyo byifuzo byanjye, nanjye nkeneye kongera kugenda neza mpagaze nk'abandi. ukagenda nk'abandi. Utwo twatsi tubucukunyemo hano, fata amazi yawe uyamene hano muri no hembe, menamo yora, buhoro buhoro, uvuga utubuhoro buhoro buhoro buhoro. shiramo hano mara 3 inshuro 3, vuga amazina yawe. Nitwa Rukundo Jean d'Amour. Uti ndashaka kumenya uwandoze. Nitwa Rukundo Jean d'Amour, ndashaka kumenya uwandoze. Azi kandi azane n'ibyo yakoresheje ndoga, kandi azane n'ibyo yakoresheje andoga, mbibone hano. Azabizanye. Uti nimbibona nzahigura. Uti ndatongereye. ntongereye umugome n'umugambanyi. Amutongere iburasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo. Azabizanye. Mubone hano. Nitwa nde? Witwa nde? Nitwa Rukundo Jean d'Amour. Urakoze cyane. Fata no hembe. Hano. Uti umugome wese ndamuvuma. Wankoreye bino bintu. Mubone. Ndatongera nkatongerera Jean d'Amour. Nkamutongerera iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Umugome wese wabikoze mubone hano. Jean d'Amour. Kombo n'igihe kimwe uzamuka, ikindi gihe ukagwa, ukabona utuntu tukakunyura mu myanya y'intoki, ukunda abantu ntibakugarura urukundo. Ndabeshya? Jean d'Amour. None uriya muntu nimushika akaza, maze umufuragiro. Ni 50. Muyabare nyabona. Muga nabaza? Nabaza akantu kamwe. Iryo jambo umufuragiro biba ari ukuvuga iki? Ni amafaranga y'ikeza muti. Ikeza muti nyine ubwo mu buryo busobanutse. Ni amafaranga baguha kugira ngo bigende bite? Kugira ngo mutangire muvure. Shike n'uriya muntu. Hari ikindi? Nta kibazo. Fasha kutya Jean d'Amour. Ndaje. Bamaze sange mwayabaze. Yuzu. Sibyo? Akashobotse. Ntacyo ndayagwa ariko amurwayi wanjye akiri. Urumva ritanuka. Yabare. Ngiye ntabwo ashinzwe kwakira amafaranga. Yabare ndeba. Yakoze kuri Nohembi. Vuga niwe uje kuvuza? Ninjye uje kumukuvuza. Yakoze kuri Nohembi. Vuga ibyifuzo byawe. Ndifuza ko umusaza wanjye Jean d'Amour yakira. Namara gukira muzaza kuyigura. Sibyo?
nta kibazo Shyira hano. icyangombwa ni uko akira shyira hano zana hano. muga Wowe n'umugore utagira. nakongera nkabaza Eh, aya mafaranga batanze ibyo bihumbi 50 wenda abantu baraza kutubabara niyo mpamvu tuba duhari nayo kuvura uyu nayo kuvura uyu nkashika n'uriya muntu. nyine 50 ubundi bikaba birangiye mukamuvura akahaguruka akagenda. Ikindi gihe nibwo namara guhaguruka akagenda muzaza guhigura. Mihera amaso nta kibazo nibyo nabaza namara kugenda agahaguruka umva ngenda vura sibyo ariko wamugaye biti ngiye mvurira no ku mafoto no kuri telefone n'abari i Burayi uri kunyumva reka mvanemo ino ngofero ubanza unandebe ariko mwana y'ibiti ibyo wambaye wenda tugiye ibi nibimfasha ngiye kubakurambere banjye nibyo mvuga ugiye nko kugasobanura ku kantu wambaye gutya ibikariho byose aka ngaka sibyo ibi ngibi byihorere hari impamvu ntukambaze byinshi mwaje kuvuza ntugire ibindi bintu umbaze mbabara nifashije nta kibazo sibyo amahoro dore witwa Jadamu dore Jadamu ndamutonda nkamutonda burasazuba abakurambere bakurambere maze mukaza mugafasha umwana mutambuke Jadamu ko mbona bagutanzeho igitambo cy'ikimasa dore umwenda dore ibintu bimeze nk'agaho k'ibyoya ahasigaye rero ikintu ngiye kubakorera ngiye gushika uriya muntu ahita aza hari ikindi murashaka kumenya uwabikoze nimumara kumumenya azanye na biriya bintu sibyo nibwo nzaguha imiti ariko tubanze tumenye uriya muntu wabikoze kandi nshaka kakira nyine ariko ndagira ngo uriya muntu wabikoze abanza azane biriya bintu ntabizona ariko azakira turaba tumuteguye urumva wa mwana w'umukobwa we nta kibazo turaba tumuteguye biriya bintu nibiza sibyo nibyo byamuzirikaga bikamuzirika bigatuma atagenda dore rero urumva bakurogeye mu ihembe n'akenda k'umwenda wawe niko bakurogeyemo urumva kandi dore bagutanzeho igitambo cy'ikimasa mugomba kugitanga nta kibazo tuzaba dore rero Jadamu uriya muntu ririya hembe bakurogeyemo araza arizanye na biriya bintu byose araza abizanye na ririya hembe bakuzirikiyemo urumva agiye kuza mukurure hari ikibazo mbajije akabazo gato mbere y'uko mukora nari nshatse kubaza mbabare mwe mwambujije kubaza aho muba muri kurebera ibyo bintu ni he ahantu tuba turi kurebera bino bintu ndi kurebera hano urumva kimwe n'abariya bari i Burayi n'ahandi hose barebera hano mu ihembe iyo banyohereje ifoto dore bose barebera hano muri ino hembe wasanze Damuru yararozwe nande uyu nguyu yarozwe na mukasi ni mukasi Damuru Mukadatarara dore yamuzirikiye mu ihembe dore bamutangaho igitambo cy'ikimasa n'akenda kiwe wenda muga nongeye kubabaza muranyihanganira niko kazi kanjye ka buri munsi icyo gikorwa kijyanye no kuvuga ngo gushika umuntu muvuze ko ngo gutuma ngo aza hano turi ni ibintu binateye ubwo wenda kubona uyu nguyu yongera kubona mukase
ubanga gutyo icyo gikorwa kiraza kugenda igikorwa ngiye gukora rero ngiye kumushikira hariya ureba hariya mu ruhimbi harahira kamera zacu ziraba zemewe wenda ko igitambaro kivaho ibyo ukora ukabikora oya kubera iki ni ukuvuga ibyo ngiye gukora ni njye ubizi bivuze ngo twe turaguma inyuma ahangaha muraguma hano inyuma wenda abantu badukurikiye bari kwibaza inyuma ya kiriya gitambaro hari iki nta kintu gihari urashaka kujyayo kutubwira ibiriyo cyangwa se ukagikuraho tukahabona nyikure yose tuhabone turebe cyangwa tunakubona ibyo uri buri gukora nta kibazo niba wumva ntabwo bufite waza ntabwo ari njye ujyayo ni njye ujyayo hariya ibyo ngiye gukora nibyo bizi ngira ngo ubwo mwadukorera ibyo nabyo tukareba yego muhumure sibyo muhumure ndashika mukaso Adamu akazamo umusazi akiturara ndamutongera nkamutongera burasirazuba uburenganzira nkatongera mukaso Adamu maze akaza ngo arimo araza ndi kumureba araza mu kirere umva inageraho ngo mu mubiri araza yaje wari washyeze uzana ibyo bintu byose bizane muranyishe yibaba we nabikuye ikibungo nabizanye we nabizanye nishyari ndi mukase muri kutwika mwanwite yibaba we muranyishe yuda nabikuye ikibungo muri kuntwika muranyishe yibaba we muranyishe muri kunkubita we natanze ikimasa kugira ngo azingame atazagenda n'ikimasa n'ihembe nazanye mu ihembe n'abampaye navuye ikibungo mu gisaka niho nabikuye yebawe nabizanye bwino urebe muri kunyica murandwite yebaba we dore ukuntu mbaye ko yebaba we muranyishe yebaba we nabishyize mu ihembe ndataba ndahiye ndapfuye yebaba we uri kunyica uri kuntwika rekera wa mubyeyi we ababyeyi nimumbabarire nabisabye mu ihembe mbitaba mu giti cy'umuvumu yebaba we ndangije ndenzaho n'itaka yebaba we hoya nimumbabarire ababyeyi mwe oya nimumbabarire nawe yebaba we mumbabarire ndahiye ndapfuye muranyishe oya muranyishe yebaba we ko munyishe koko nimumbabarire yebaba we ndahiye ndapfuye ndarangiye yebaba we babyeyi we mandwa za mama we ndapfuye we ugiye kubikorerwa uko ibumva namukore nawe ugiye kubikorerwa nawe uri kunkubitaye baba we kunkubita wambabarira babarira nibi nabizanye mubyeyi baba we nimumbabarire ndahiye uri kunyica rekeraho uri kunkubita cyane dore n'umwenda we baba we ndahiye ndapfuye umwenda wubanye nishyari nawubonye arimo gukina umupira ndawutwara ngo mumuzingire mahinamirane atazagenda dore nibi byose ni inyatsi ngo atazagira icyageraho dore harimo n'ikinono cy'inka bampaye mubyeyi we reba natanzeho ikimasa nyigurisha 300 baba we uremera uramutanga ndamutanga ngo abe igitambo azingame iyi ni inyatsi dore ibingibi ndagira ngo atazagira icyageraho n'ababyeyi be bose n'abamuvindimwe bose be kuzamumenya hatazagira umuntu n'umwe umuvuza dore ibingibi byose irihembe rero niryo bampaye ngo ndizane nditabane n'iki kinono noneho narangiza mbabarira wintwika ariko rekeraho ngaho urimo kunyica huya tega amatwi nyine ndahiye ariko uri kunyica cyane nuko ndangije nyine ndabitaba mbishyira ahantu mu giti cy'umuvumu kugira ngo ndamutaba kugira ngo atazagira na gitageraho nibi ngibi nicyo cyatumye rero ngiye byose bikora ugakunda abantu ntibakagarura urukundo dore wabikoze ntabwo nzongera umugari ikibazo wenda nkuvugishijemo gakeya mu by'ukuri ibibereye wenda n'abantu babirebaga Damuru we simbizi wenda ibyiyumvo bye ni gutema mubigenje kugira ngo umunyabyaha agaragare mfite abakurambere dore ihembe ngiri
urabyumva njye ntabwo nabishobora sibyo ariko mfite abakurambere babikora urabyumva burya hari ibigaragara n'ibitagaragara ngende umuntu nkamwe ariko mfite nanjye ababikora nibo babikoze bakamuzana mu bicu mu kirere ikigome nk'iki bakaza bakagitura hano niyo mpamvu ngira ngo ibintu yakoreye Damuru rero naye mugaruke azingame nk'uko yakoze uriya mwana urumva muganga wenda nongeye kubaza kandi kabazo mfite utubazo nkatunga nshaka kukubaza tubiri ariko akambere karabaza abantu Damuru afite abantu bamukunda afite abantu bababajwe n'uburwayi bwe ubu wenda nubwo habonetse abo bamwangije bigiye kugenda bite kugira ngo Damuru nyine ahaguruke nk'uko ahaguruke kugira ngo ahaguruke noneho Damuru ni ukuvuga ngo agiye gushaka ibyo mukasi yakoresheje kiriya kimasa akizane tugitandikeho ibitambo hanyuma nitumara gutangaho igitambo Damuru mfite umuti ngomba kumuha agahaguruka akagenda n'abatari abangaba baravurwa kubera icyo ari ngombwa ko habanza kuza ibyo bitambo ariko mukase nawe yamutanzeho igitambo ibyo mukase yakoresheje nibyo Damuru agomba gukoresha harya ni ibiki kiriya kimasa nicyo cyangombwa none se ubwo icyo gihe kiraza mukakizana hano turi bigenda bite icyo kimasa murakizana none biriya bintu mukasazanye tukabitamika kiriya kimasa barabazimu yamutejeje bose tukabijyana mu birunga twebwe dufite uburyo ki mubikora yego tujye mu bijyanye wenda n'ibyo mukora mufasha abantu bundi indwara muvura wenda ni izihe indwara tuvura za karande mu bana bafite abazimu banywa ibitabi urumva abo bateze inda n'ibindi ntarondora n'ibindi byinshi cyane ikintu cyo gukora nk'ubwiza ukuri cyo ntavura ni sida yonyine na kanseri na diyabete ariko ibindi tugomba tubagerageza gufasha abantu binyuranye reka tuvuge wenda nk'ibibazo byo mu ngo umugore n'umugabo ni ibintu baba barabateze abanyamashyari umuntu akaza akagutega intanya umuherahebya urubunga urarwemera urubunga bukica babunga sibyo izo ni za karande z'ibitegano ibyo turabafasha ahantu turi wenda abantu babonye mu kandi dutangiye ikiganiro twari hanze ni ahantu mu cyaro rwose biragoye gupfa kubona ubundi ahantu hari ingo z'imiyenzi nk'uko aho muba mwebwe tuvuge wenda nk'aba bantu baba bagukeneye bakukura he ngewe baha nimero zanjye mfite na WhatsApp iterambere ryaraje uko bigenza ute nyine bakubona bate abari yongeyeho hanze ubwo ni ukuvuga ngo baha WhatsApp nimero za WhatsApp zanjye bakanyohereza amafoto yabo urumva neza wa mwana we bakanyohereza amafoto yabo bakanyohereza n'agafuragiro nk'abavura bari yongeyeho ku matelefone umuntu adahari ataje hano n'amazina yawe ukayohereza nkakuvura uriyongeyeho uriyongeyeho nyine uburyo bigendamo wenda umuntu akubajije uburyo ubigenza ute nakubwiye unyohereza ifoto kuri WhatsApp n'amazina yawe una WhatsApp uyifite mba nyifite dore giye umuntu uri mu Burayi nako yanyohereje ako nari ifite nagahaye umwana na nimero nanaziguha